bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya kane mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Muri iki cyumweru twarangije, twagize amahirwe yo gukomeza kuzirikana ku bumwe bw'abemera, ubumwe bw'abakristo. Buri wese muri twe yakoze ibishoboka byose kugira ngo asengere nyine ubumwe bw'abakristo, asaba Imana kugira ngo ikureho iki kimwaro nyine cy'umwiryane ugaragara mu bemera Kristo. Dukomeze rero kuko ntabwo ari igikorwa kirangira mu gihe cy'icyumweru rimwe mu mwaka, ahubwo ni igikorwa gikomeza buri wese agerageza kubaka ubumwe aho atuye, ahari, yirinda nyine ibintu byamutanya na mugenzi we. Iyo twebwe twunze ubumwe nk'abakristu, nta kabuza imbuto z'ubwo bumwe zagera no ku bandi, hanyuma tukazabona igihe bidatinze abemera Kristo bose batahiriza umugozi umwe, bahuriye hamwe nyine kugira ngo bamamaze uwo mukiza wacu kandi bamwakire, bamuhe isi ku buryo bwuzuye. Ivanjiri rero uyu munsi ni ivanjiri ku cyumweru ikomeza nk'uko yanditswe na Luka. Turi muri chapitre ya 4, duhera kuri verse ya 21. Yezu rero ari Nazareti, turamubona iwabo muri Galileya, ariko ntabwo bimworoheye pe, kuko kwigisha bene wanyu ntabwo byoroshye, nta n'uwo byoroheye. Na Yezu niko byamugendekeye, byaramukomereye, ariko yongeye kubiyereka nk'umukiza, nk'umucunguzi, akora n'ibitangaza bikeya, nubwo nyine umutima wabo warunangiye. Ariko ijambo nkozeho cyane n'iriya jambo ritangira: uyu munsi ibyo mwumvise byujujwe. Uyu munsi Imana ubwayo irashaka kukwiyereka wowe, kandi ikakwiyereka nk'umucunguzi, nk'umukiza. Uyu munsi ni igihe Imana ishaka kukwereka wowe ubwawe ko ibikorwa byayo byose ari agatangaza. Uyu munsi ni cya gihe Imana yongera ikakubwira iti: wowe mwana wanjye, ibyari bidashoboka kuri wowe nongeye kubigira ibintu bishoboka. Uyu munsi ni wa munsi Imana yongera kukugabira roho wayo mutagatifu, kugira ngo igushoboze ibintu byinshi, igushoboze guhangara za situwasiyo zose utabashaga guhangara. Buri wese rero muri twe yakire uyu munsi w'Imana. Uyu munsi w'Imana, Imana ubwayo hari none y'Imana, Imana ubwayo ishaka kuduha kandi ikatwiyereka nk'umukiza n'umucunguzi. Ntituzagire na rimwe rero tumenyera ibintu by'Imana. Nkunze kubivuga, na Yesu ubwe muri ivanjiri yabisubiyemo kenshi na kenshi. Abantu nyine bo muri Galileya iwabo bari baramenyereye abo bahanuzi, bamenyereye iki byose, bavuga ko Imana nyine ishobora kubakorera ibyo bashaka byose. Ariko hari igihe kubera ako kamenyero nyine kageraho kagahinduka ikintu kibi, Imana ikigira ahandi. Mu gihe byari bikomeye, Imana yagobotse umupfakazi wo mu munyamahanga aho bita Sarebuta. Imana igenda ikiza ibibembe umunyamahanga, ari kubera ko abandi nyine bari aho ngaho bakanuye amaso, kubera ko bari baragize ibintu by'Imana akamenyero. Igikorwa cy'Imana rero gihora ari gishya muri twebwe. Twakira ibyo bikorwa by'Imana, kandi none y'Imana iduhaye tuyireke nyine Imana ikoremo ibitangaza kuri twebwe no ku muryango wayo wose. Nk'uko bisanzwe rero, mugende mushake ivanjiri y'uyu munsi, nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 4 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku wa 30. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe, kandi koko dukomeze twunge ubumwe,
dukore urugendo rwacu twishimye, kandi tureke Imana dukoreremo, kandi igikorwa cyayo muri none yayo kitugaragazire mu maso yacu kandi kitugire bashya.